indwara zitabayeho ntiwaba ufite umubiri ukene niwe ugutera jya wihangana utuje ibyo byose bizashoboka ntabwo ari karemano ibyo byose bizashoboka ntabwo ari karemano indwara zitabayeho ntiwaba ufite umubiri ukene niwe ugutera jya wihangana utuje ibyo byose bizashoboka ntabwo ari karemano ibyo byose bizashoboka ntabwo ari karemano. Hanyuma bituma ngirana ibibazo n'abo basirikare barindaga umukuru w'igihugu nakujya duhe neza ahanini cyatumye nyura muri izo nzira zose twari duhanganye n'abasirikare b'i Kanombe bahita binjizamo imodoka vuba vuba bamaze kuyinjizamo noneho bahita banjyana bashyira mu kasho bahita bamenamo ijerekani nk'eshatu z'amazi hari ukuntu bagufataga bariya bari bafite ubugome bwinshi cyane bamara kugufunga umusirikare akuzanye akagenda akagura umuhoro mushya akawuzana akawushyira hariya agategeka ngo uriya muhoro nusaza uzamufunguwe. dutangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data twese weho mukunzi wacu ukurikirana ibiganiro byacu 5 dufashe umwanya kandi tukwifuriza kugubwa neza mu kazi kawe uri gukora uyu munsi. Birashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa ukabura kunyura mu buzima butakoroheye, ibyo bibaho mu buzima, ariko kandi nanone dufashe umwanya tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana kugira ngo iguhindure amateka, ubuzima bwawe burushe kugenda bumererwa neza cyane. Nge wumva ndi Ngoboka Miriam Theo, nguhaye ikaze mu kiganiro, ndi kumwe n'umutumirwa. Umeze neza? Turashima. Uri amahoro? Turakaze. Ndabona ufite igikoresho, reka duhere ku gikoresho, wivuge nk'umuhanzi, wivuge nk'umucuranzi, wivuge nk'umuririmbyi, mbese abariho duhera. Ubusanzwe nitwa Munanira Moise, nkunda kuririmba nkoresheje solfège, hanyuma kandi nkabagira n'inyigisho z'uburyo bubiri, hari bwizabutumwa hakaba n'inyigisho, ariko icyo cyiciro cy'inyigisho cyitwa eschatologie. Eschatologie rero buriya ni ijambo ryakuwe ku Kigiriki, eschatos rwose, ushatse kuvuga inyigisho ku mperuka. Duhere kuri iki gikoresho ufite, ahasigaye tuze kwinjira n'ubundi twinjira no mu nyigisho buhoro buhoro. Ndashaka kubaririmba indirimbo yitwa Ibinyejana biba byinshi. Ibinyejana biba byinshi. Shatse kuvuga iki iyo ndirimbo? Shatse kuvuga yuko muri kino kinyejana habonekamo ibintu bidasanzwe cyane, byerekeranye bigaragaza ko turi mu minsi y'imperuka. Hanyuma rero nawe uhita ubibyazamo indirimbo ivuga ngo ibinyejana biba byinshi. Heze mpimbamo iyo ndirimbo, ariko icyo gihe ndi mu masengesho ndimo gusenga. Twagiye. Ibinyejana biba byinshi, ibinyejana biba byinshi, ibinyejana biba byinshi, nami iki kinyejana kiragwira. Ibinyejana biba byinshi, ibinyejana biba byinshi, ibinyejana biba byinshi, nami iki kinyejana kiragwira. Mwami Yesu turagusaba, uzudufashe iyi minsi irushya abagenzi, kandi benshi barananiwe. Mwami Yesu turagusaba, uzudufashe iyi minsi irushya abagenzi, kandi benshi barananiwe. Ibinyejana biba byinshi, ibinyejana biba byinshi, ibinyejana biba byinshi, nami iki kinyejana kiragwira. Abagenzi muri iyi minsi basinziriye mu rugendo, abandi baguye agacuho, kandi benshi buri inkike.
abagenzi muri iyi minsi basinziriye mu rugendo, abandi baguye agacuho kandi benshi buri inkike. Ibinyejana biba byinshi, ibinyejana biba byinshi, ibinyejana biba byinshi, mama iki kinyejana kiragwira. Uvunagura ngo waraje azamukiye imbere yawe, komera ku gihome urinde inzira kandi wiyongeremo imbaraga. Uvunagura ngo waraje azamukiye imbere yawe, komera ku gihome urinde inzira kandi wiyongeremo imbaraga. Ibinyejana biba byinshi, ibinyejana biba byinshi, ibinyejana biba byinshi, mama iki kinyejana kiragwira. Ibinyejana biba byinshi, ibinyejana biba byinshi, ibinyejana biba byinshi, mama iki kinyejana kiragwira. Ibinyejana biba byinshi, ibinyejana biba byinshi, ibinyejana biba byinshi. Aha muyi, ubundi uri muntu ki rero? Njyewe ubundi ndi umuntu usanzwe ariko wakijijwe. Ku wahindutse kuko uko nari ndi kera ntabwo ari kundi. Kera nari umuntu udakwiye kwifuzwa bitewe n'imico mibi nagiraga, umwanzi Satani yaranteje. Hanyuma rero uragira uti kera nari umuntu utari uwo kwifuzwa kubera imico mibi nagiraga. Wari umeze gute icyo gihe? Ko nari meze ubwa mbere maze gukora maze kuba mukuru mu gakeya, mfite nk'imyaka 18 nibwo nagiye kumva numva muri gihe hajemo yuko nta muntu n'umwe wanshobora. Hanyuma ubwo no kuvuga umuntu n'umwe ashatse kuvuga, ubwo n'abantu twaravukanye mu muryango n'abandi n'abaturanyi. Ariko icyaje kuba kibi cyane nuko naje no kumva ko n'inzego z'umutekano zitanshobora. Aha ngaha rero niho byabereye bibi cyane, kuko nabanje kwigomeka ku cyitwaga komine Rubungo. Komine Rubungo navukiyemo, namaze imyaka 4 yose nta musoro n'umwe ntange, kandi ntibishobotse ko baza kumfata. Muzi ko bajyaga bafata abantu babirukankana, hari imodoka bitaga ngo Ntumbanyegera yafataga abantu banze gutanga umusoro. Jewe uko byari bimeze ntabwo nubwo nari nahungaga. Ikindi cyabaye kibi cyane, ndumva Indera barahabaye. Hariya urahazi cyane. Indera ndahazi. Abona kariya gahanda kazamuka kava kajya kuri Dogiterina. Hanyuma urabona kariya kanyura munsi y'urusengero. Hariya mo hagati. Iyo baje gufata ntago bahagerayo. Nari nahigaruriye hashize imyaka 4 yose batahagera. Mbere yuko wenda duhera aho ngaho, ubwo buzima bwari bufite impamvu yabuteye, nk'imikurire yawe, nk'imivukire yawe yari imeze gute? Ubundi ngende umwana natinze kuvuga cyane, noneho kandi aho naho mvugiye ugasanga ntago ndi gusabana n'abantu, ku buryo abantu bazaga bacu bakavuga ati uyu mwana utarimo kuvuga hazakura muzamurera. Niko byaje kugendera maze kugira 18 nibwo ibyo byatangiye. Hanyuma ntangira kuboneka ntameze neza, ntamere neza abandi bantu, guturuka ku muryango navukagamo, guturuka ku baturanyi, guturuka ku buyobozi n'ahandi. Ni nk'iyo mpamvu ukiri umwana waba gutavuga byakomokaga nk'ikuki? Urabona rero ibintu ni igitangaza. Urabona abari abadamu batwite, buriya abadamu batwite buriya ibintu babonye batwite umwana mu nda bimugiraho ingaruka yavutse. Ubwo njyewe navutse mu 1961, igihugu cyari cyuzuyemo ibibazo byinshi cyane. Noneho ubwo ari nanjye ubwanjye mvuka, ibyo bibazo byose byari bikirimo. Hanyuma biza kongeraho ingaruka rero gutyo, nicyo cyatumye mboneka
mvuka ameze gutyo n'ubundi. uragira uti no kuvuka kwanjye ibyo byatumye mvuka meze gutyo, ni nk'ibihe bibazo byavuyeho mu kuvuka kwawe? Urabona hari hari gutwika amazu, hakaba n'ubwicanyi, hakaba no kuhunga no kurara mu isambu. Ibyo byose rero byatumye habaho ingaruka ku byerekeranye byangizeho ingaruka imaze kuba mukuru. Gutwika nk'amazu cyangwa se ibyabaga byakugizeho ingaruka bitewe n'iki? Ni ukuvuga nyine ayo mahane yose ameze nk'umuriro nyine, no kuba ntameze neza. Mbese uko situwasiyo y'igihugu yari imeze niko nakoranye nabyo, nibyo byateye ibyo byose. Urakuze rero ugeze imyaka 18, nibwo uvuze ati nta muntu wanshobora. Uwo nagiye kumva numva binjemo gusa. Yego. Kandi ubwo byari biturutse ku mwanzi Satani, birumvikana. Yegereze mikoro. Byaturutse ku mwanzi Satani, numva ko nta muntu wanshobora, ari abankikije tuturanye n'abandi bose, noneho hamwe n'inzego zishinzwe umutekano. Ariko ibyo byose byaraturutse kuri Satani. Noneho umugambi wa Satani kwari kugira ngo nzabipfiremo. Ariko igihe kiza kugera, none Imana ibinkuramo. Ariko hagati aho ngaho ikintu ndimo kwibuka nigeze gukora muri 86. 86 nakoze ikintu kitari cyiza, kuko nagiye kuvogera abasirikare barinda umukuru w'igihugu i Kanombe. Nagiye kubavogera, hari ahantu munsi y'urugo rwe, gahanda kamwe abanyurugunga barakabona, kara kazamuka, agatambika hepfo, harabona ibiraro by'ingurube hepfo, hakabona hari hagana haruguru. Kariya gahanda kanyurwagamo n'abantu kugera 2:45, kuvuga kuva 3 z'ijoro gukomeza mu gitondo nta muntu wahanyuraga. Njyewe naje kuhanyura 6 z'ijoro. Hanyuma bituma ngira ibibazo n'abasirikare barindaga umukuru w'igihugu, kandi byari ibintu bitari byiza cyane, kuko uwo mwaka 1986 ntabwo u Rwanda rwari rumenye neza n'u Burundi. Ntabwo u Rwanda rwari rumenye neza n'u Burundi. Hari umusozi bapfaga uri mu Bugesera. Ubwo rero cyari igihe kibi cyane, byagomba mbese nagomba kumererwa nabi. Ariko icyo gihe narahageze 6 z'ijoro, basanze abasirikare. Rero ukuntu hageze biratangaje cyane. Yego. Urabona hari ukuntu mushobora kugenda niba wambaye inkweto nk'izo, ukagenda hano ukagenda, kandi hagira umuntu mba ko wahageze. Ibyo nari nabyitoje cyane. Urora byitoreje nyine muri uko kubyiruka kwanjye, nyine n'ayo mahane n'icyo byose na karate n'icyo cyose. Urumva iyo uvuze ngo narabyitoje, ufite umuntu wagutoje. Hari abandi basore twakoranaga, noneho ariko bo iyo twabaga turimo gukina ibintu byerekeranye na karate, kubera amagufa nayo mfite akomeye, nakoraga protection, noneho bakavunika baranyirukana. Amaze kunyirukana no nkajya ngenda nkora ngikora ndigiye nyine, nkoresheje amafilimi nabonaga n'abandi bantu nagendaga mbona. Ariko ibyo byo kugenda gutyo byose reka tubyite ko ari Satani. Ubundi ndagira ngo tugaruke inyuma. Aya makuru uyampe neza. Wenda uvuga uti ngewe niyumvamo nk'ibi bintu nabyiyumvishemo, ndatangira wenda numva ndashaka kwitoza, njya hanaha barantoza, njya kunyura muri iyo nzira, wenda byatewe n'iyi mpamvu iyi n'iyi, nyura muri iyo nzira. Ndagira ngo ayo makuru yampe neza, nakujya duhe neza. Ahanini cyatumye nyura muri izo nzira zose, twari duhanganye n'abasirikare b'i Kanombe, kuko bafite urugomo bakaza kurwana ku musozi wacu. Noneho ariko ikindi ni ubwo buryo niyumvishemo ko nta muntu wanshobora. Ubwo twatangiye kwiga karate mu cyiciro cyitwa position simple kibanza, ntabwo nigeze nigira umukandara ngewe. Noneho nibyo nakubwiraga yuko abo twakoranaga cyane icyo gihe iyo bagufata gukina karate ni imyaka 25. Niyo bagufunga? Ni nk'iy'urumogi. Bagufata imyaka nk'iy'urumogi kuri ubu ngubu. Na mbere yari 25. Noneho ubwo tukajya tukinira mu nzu, ariko noneho kubera ko babonekaga bitewe n'amagufa nari mfite, ntabwo koraga protection, niba muproteje umuntu niba kuguruka
aravunitse. ubwo ni ukuvuga ngo nk'iyo umuntu yagukubitaga ukamukinga iyo nako yahitaga avunika. Noneho bavuga bati rero uyu ntabwo tuzongera gukina nawe, reka tumwihorere. Noneho banyihorera gutyo, banyihoreye rero ubwo nakomeje gukurikirana abantu bari bazi ibyo bintu cyane by'imirwano. Ndibuka abagabo 3 hari witwa Kungufu, hakaba Brisere n'umukapiteni witwa Chuck Norris w'umunyamerika. Nakomeje gukurikirana imifatire yabo n'imikorere yabo, ariko noneho ngiye nkana mfite imbaraga nyinshi cyane bidasanzwe. Hanyuma ubwo rero bituma ngera ku rwego n'uburyo ufite sentire ntwari adashobora kunkubita. Ariko si ukuvuga ufite sentire ntwari gusa, ahubwo nageze ku rwego n'abantu bashobora kuba ari nk'icumi cyangwa se bamwe batankubita ngo banshobore. Ariko ibyo byose byaturuka ku mwanzi Satani, birumvikana. Hanyuma rero ubwo ngubwo icyo gihe bagiye kumfunga, noneho bakomeza kugenzura basanga nta gihugu mperukamo cyo hanze, ariko baravuga bati se uyu muntu wagezeyo ute rero? Wabyiyumvishemo cyangwa wari ushatse kugenda gutembera urahagera uhageze nuko? Urumva byari bibujijwe kuhanyura muri ayo masaha ya saa 3 nyine dusa nakubwiraga. Uravuga uti kuko natwe ntacyo ngenda hanyura saa 6 z'ijoro cyangwa we nk'uko bamfata rero. Engero yegereze mikoro. Hanyura saa 6 z'ijoro bamfata, amaze kumfata turagenda duhagarara ku irembo. Ubwo abazi ko hariya kuri mize urahareba hariya ku irembo, ndahabona ndahazi. Niho twahagaze. Tumaze kuhagarara baragenda bamara nk'isaha yose mu kigo, mu rugo, sinzi ibyo baganiraga. Birangiye baraza bankubita mu modoka. Imodoka zabo rero babaga bafite plaque z'igihugu cyose. Amaplaque yo mu prefecture ntabwo yasaga. Wa Kigali yari yabe, hakaba na HB ngo ni mu Ruhengeri bebe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho zose babaga bazifite. Yava hano yarenga yagera ahantu hatoya bakazihindura. Yakongera kugera hirya nabwo bakazihindura kugira ngo zafate nomero z'iyo modoka. Byabaga bigoye. Turagenda tugeze ku irembo ku Kimihurura mu kigo, bahita binjizamo imodoka vuba na vuba. Bamaze kuyinjizamo, noneho bahita banjyana bashyira mu kasho, bahita bamenamo ijerekani nk'eshatu z'amazi ku isima. Ubwo urumva icyo bashakaga ko ari ukugira ngo ubukonje bumerere nabi, mbese mererwe nabi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndibuka ko ndwaye malariya kubera iyo mpamvu. Noneho umaze kugeramo ikibazo kiba ikibazo cy'umuntu ni muntu ki. Batekerezaga ibyo bibazo bari bafatanye n'u Burundi, kandi bari baramaze kumenya nuko bari bazi ko bashobora no kuzaterwa, barabizi nabyo. Barabanje rero barambaza bati se Abatutsi Burundi? Ndabaza se umuntu indimi zacu zisasa, umuntu uvuye Burundi ntushobora ashobora gucikwa nibura akavuga n'ijambo rimwe ry'ikirundi kuva igihe twaganira ryo mwumvise. None se uri umusirikare wa Idi Amin? Idi Amin ubutegetsi bwe bwarangiye muri 79, nafite imyaka 18. Ntabwo nigeze njyamo. Ntese bimeze gute? None se ko turimo kumva urimo kuvuga indimi zinyuranye zihinduranya, bimeze gute? Noneho urabona rero ngiye neze ko ari kwirata, ariko kumbe simenya ko ndimo gushaka dosiye. Kuko bazanye umuntu w'Igiswahili turaganira, bazana n'ubuguru nyanke turaganira, bazana n'ubuguru Uganda turaganira, n'Igifaransa turaganira. Icyo gihe ndibuka ko habuze uwiringa. Noneho basubiza mu kasho, haza kuza umuhungu umwe ambwira ijambo rikomeye. Ndamwibuka yareshyaga ari muto cyane mugufi. Arasanga ndimo aravuga ngo bite Wanyenzi. Amaze kuvuga ngo bite Wanyenzi, ndamubaza ndiko ubundi winjiye ryari? Araceceka. Niwe sasero secret militaire mu rwego ibanga rya gisirikare. Ntago wabimbwira winjiye nyuma ya 38 ndakubona ibitero by'inyenzi byararangiye, ariko umunsi zaje ntago muzazishobora. Rero ikintu cyancekeje nabonye muri 90 koko batazishoboye, si ibintu navuze ko ntari umuhanuzi, ko ntari nkijejwe byaturutse he. Ariko maze kuvuga iryo jambo aragenda ajya kundega. Agiye kundega Seja Major araza, ndamwibuka yari afite amaburove guturuka hano hose yujuje. Aza ngo niko ngo nje ngo nize mu Budage, ajya mu gihugu yizemo byari nka 5 hari. Ngo niga mu Taliyani, avuga n'ibindi byinshi kungena kuvana mu koko. Ndamwihora ndamwitegeza gusa,
nari mfite amaso atukura kandi ntanywe inzoga, nta nzoga nanywaga, nta n'itabi nanywaga. Noneho ubwo aranyitegereza aragenda, amaze kugenda bahita bahamagaza foreign yose, bajya ku kibuga nanjye barampamagara. Ubwo nibwo rero twari duhari bagenda babaza ibibazo. Noneho hari umusirikare umwe ashobora kuba wa wundi wari wambwiye kwa kundi, yaraje ahengera ndeba hirya ahita nkubita umugeri hano, ndahindukira ndavuga nti murabizi iki n'ikindi nk'ibintu birahindutse, ndetse bigenze gute? Ndabizi mwize combat sans arme no kurwana nta ntwara, nanjye narayize. Rero uyu musirikare mubona uhengeye ndeba hirya akabigenza gutya, mukata urubuga, mugera urubuga hanyuma dushyira hagati, turwane nashobora mufunga imyaka mushaka. Bamuseje amajoro arabyumvira ngo niko mwa ngo ubwo ngo muraje niba ubundi byanyuga ubwo ntabwo muzi ko babibakaga ngo musubize mu kasho. Basubiza mu kasho. Ubwo bwakeye njya kwa liyetona ndabyibuka, mu kubazwa ikibazo kiramunanira. Kimaze kumunanira nyuma y'iminsi 2 banyohereza mu Rugunga. Mu Rugunga hari icyo bitaga service centrale de renseignement ishinzwe kuburanya abantu b'igihugu, cyangwa se wenda niba umuntu yavuga dema simbizi. Noneho mpageze aho hantu nagombaga gufungwa imyaka mikeya nka 25 n'ubundi, cyangwa se no kuta ibintu nk'ibyo. Hari ukuntu bagufataga, bari bafite ubugome bwinshi cyane. Bamara kugufunga, umusirikare akuzanya akagenda akagura umuhoro mushya, akawuzana akawushyira hariya, agategeka ngo uriya muhoro nusaza uzamufungure. Se muhoro ntago ari butemeshe, nta kintu uri kurusha uzasaza gute? Urumva? Ariko ngezeyo hanyuma nkoresha amayeri, ndi kumwe n'amajoro ndabyibuka. Majoro ambaza ngo niko mwa ngo kuki bagiye gukora kudeta. Ndabuze ko semo majoro yabananiye ejo bundi hari nababwiraga 80 hasize imyaka 6 nyine rizine n'akanyana ngo bakoze kudeta hanyuma kabananira. Ejo bundi 80 yabananiye, ubwo ningewe kwishobora nayikoshoza kandi ko mwa. Ariko noneho ndebye nsanga ibyo ndimo kwigira noneho ahantu ndi hakomeye cyane, byafashe indi ntera. Ndavuga nti mureka nkubwira ikintu kimwe, ko mufite umukuru w'igihugu wese ko kimwe mutiyo. Ubundi twari turi ko hari utoshye akaba n'ibindi, hari ikintu mwigeze mubona niyo. Aranyitegereza ngo niko mwa ngo ntago nk'urumogi. Ndavuga nti rero gereza dogiteri mupime, usibye n'urumogi n'itabi ntaryo nigeze nko kuba navuga. Nimusanga ari nicotine na alcool mupime imyaka mushaka. Nicotine n'uburozi bwa mwitabi, burya abantu barimo kunywa itabi baba barimo kwiroga burya. Naho inzoga nabo nuko, kuko iri alcohol yo mu nzoga ni uburozi, na nicotine yo mwitabi naryo ni uburozi. Aravuga ngo niko mwa ngo ariko rero ngo ndimo ndabona yambwiye ijambo rikomeye cyane, nakomeje gutekereza kugeza n'uyu munsi ryacyansiga cyane. Aranyitegereza ngo niko mwa ngo abatutsi mugira ubwenge ga ngo giye turagufunga ngo ariko nuko tuzakwita se uyu muntu ko ntaranga muntu yagira ko nta kintu ntabwo nitaye mu rugo. Iyo nashaka gukora ingora ibintu bitameze neza ibyango ntabwo nabigendanaga. Ko atari byo mwiranga muntu, uzi ko amaranga muntu kera habo bya bimeze gutyo. Iwacu akaba atahazi uyu muntu ibintu avuze abitewe n'iki. Ariko bari kwitegereza guhagaze bakagucunga bakavuga byanze bikunze yakomokana. Ariko by'umwihariko cyahoze komine Rubungo urayireba, muri komine Rubungo burya bari bafite ikibazo gikomeye, kari kagasabo kose, Murenge wa Ndera na Bumbogo, kujyana ukagera Kinyana kugera iyo ntuza Gisku Gisozi. Yego. Bari barabishyizemo bivuga ngo kugira ngo urazange umwaka wa 6 cyabaga ari ikibazo gikomeye cyane. Ikindi kugira ngo uzinjire mu gisirikare nabyo cyari ikibazo. Iyo komine bari barayishyizemo, ndibuka muri 80 nigeze kwiyoberanya ndagenda njyana n'abandi bahungu tujya kwiyangaje mu gisirikare. Baje tuhageze twari 50. Batanga ikizami cya mbere cyo kwirukanka, urabona kuva mu Muhima ukazamuka Kimisagara n'Inyamirambo ukagaruka mu Muhima nanone. Rwa rugendo rubi cyane ku buryo abantu bagendaga hari imodoka zirimo kugenda nyuma yabo zitoragura abananiye. Nyamara twebwe ko turi 50
twagarutse Muhima twese kandi nyuma y'igihe gitoya njye naje kuri nomero ya 5 abantu basize n'abahigi bane bikarama hari hejuru nyine hari abahigi benshi ibumbogo n'ubundi noneho icyaje kuba ni kiherera Lieutenant yaraje aravuga ngo abahungu n'abahemwe baravuga bati no muri komine Runga ariko maze twitobatozaho ngo se ngo ibyana byirukanka gutya ngo abigisirikare mwe ngo byakora icyahe rwamagana ukabisanga Kigali adukutera imigire turagenda urumva ko icyo ni ikimenyetso kereka ko bari barayishyizemo iyo komine umuntu wavukaga wese niyo baba batamuzi bumvaga bagomba kumushyira muri urwo rwego rero noneho baje kundekura bandekura nta n'ifaranga nari mufite mu mufuka ngeze ahandi hepfo ku Mugunga hepfo hari ahantu hari imodoka zahagararaga noneho ninjira mu modoka maze kwinjiramo ndaza ngeze kuri 15 nyivamo igenda no kuba mu modoka igenda nyine nabyitoje haza kwivamo rero aba kompoyeri babandi twa kompoyeri ashaka gutera amahane abamutera gatero rero n'umutera amahane nawe twaye ntago bajyana hasi ndagenda ngeze mu rugo nsanga bari barambuze sinzi niba nakomeza kugeza ku Gakiza kuko iyi nzira erekeza ku Gakiza hari ahantu wigeze kuvuga uravuga ngo igihe bari baragufunze hazaga uw'icyongereza hakaza uw'igiswahili hakaza uw'igifaransa bose ukabavugisha ubundi wize muri heshuri uvuga indimi zingahe nabyo birajyana na bwa buhamya bwa komine Runga kubera ko bakunda kutwirukanira muri primaire ariko ngiye nka mu ishuri nkaba nenzi ibintu by'indimi cyane kuko ndibuka ko nenzi gusoma igifaransa cyane ubwo rero bamaze kunyirukana ntangiza ubushakashatsi bwo kwiga indimi z'amahanga ndumva natangiye ku giswahili cya Tanzania ndakomeza mvugurura n'igifaransa nkomeza n'icyongereza n'izo ndimi zindi nyine za mu majyaruguru ariko intego yanjye kwari kumenya indimi z'ibihugu bidukikije zose ubwo ni ukuvuga ngo wavugaga indimi zingahe kwanza uvuga indimi zingahe ubwo uzagera ku 8 kuko no guhera ku Kinyarwanda cyacu ugakurikizaho igiswahili nyine twegereye nyine hanyuma bava ku giswahili ukajya kuringara wapfa kuringara ukajya ku Rugande kugera no ku Runyankore ukagaruka ku Gifaransa hanyuma n'ikidage nari ndimo gukora ubushakashatsi kitari cyarangiye abantu benshi babadukurikiye bari kureba uyu musaza ufite gitari batazi mu mateka batazi mu bitabo bindi ati ni gute wavuga indimu 8 kuko indimu 8 urazifite urabona nazikoreshaga ndazifite nazikoresha harizo nk'igiswahili cyo nari ndi umwarimu wacyo nanakigishaga igiswahili se wakigiye nakoze ubushakashatsi hari muri 76 icyo gihe mu Rwanda abari bazi igiswahili cya Tanzania n'abanyamakuru gusa abanyamakuru ba Radio Rwanda b'icyo gihe noneho ubwo abanyamakuru bari icyo gihe bigiswahili ni nkande hari witwaga Kabendera Shinani n'uwitwaga Seshago Bin Story n'abandi burya Kabendera Shinani siwe se wa Kabendera Tijara ni se n'ubundi bari barize muri Tanzania bari bazi igiswahili cyane noneho nibo Radio Rwanda yakoresheje mbere noneho abaturage ntabwo cyubumvaga n'abari bazaga Gaswahili n'akara k'inyamirambo kariya ujye ubona Nyamirambo ntabwo igiswahili cya Tanzania bacyumvaga ku buryo iyo haba interuro yavugwaga barakubwira ati ntibishoboka iyi ntabwo ari igiswahili n'Uruganda ho niko bajyaga bambwiye ariko ubwo ndakiga ndakirangiza ndakimenya muri 79 reka twere kwirwa tujya mu ko wakize n'iki ahubwo duhite tugaruka ubu tugiye gusuhuza abantu bazi igiswahili mu giswahili Kiswahili ni lugha isiyoshindikana sana. Kusema hujambo, iyo umuntu akubwiye ngo hujambo, arabona si jambo. Hanyuma mugakomeza muganira. Ni ibintu byoroshye cyane kuko ni irange bantu. Ni ururimi rwa Kibantu, ibitwa mu Bantu. Ubu tugiye kubwira abize Igifaransa tubabwira tuti iyi ni Isezerano TV uri kumva turarikiye gukurikirana ijambo ry'Imana kuko mu kanya turaribaha. Ça c'est le Isezerano TV. Yes. Nous vous souhaitons pour nous comprendre dans notre émission immédiatement. Amen. Abwo twagiye kwiringara. Ringa eza monoko na pasite.
soke tozoko baringara ringara ezaye monoko na paste kasi ezaki monoko ya ba militaire bishatse kuvuga ngo ringara ryo kunakoreshwa n'abasirikare cyane ba Mobutu kandi ntabwo rigoye cyane. Ubwo twahereye ku Kinyarwanda, Igifaransa, Igiswahili n'iringara, twagiye ku Kigande. naye kati Urugande ndumanyi nnyo cyo kandi ndwera kubanga ikisera cyo Rutaro tubade turine nekizibu cyo kugurugamba. Ubwo aho ubabwiye ngo iki? Ndabuze ngo Urugande ndaruza ariko sanu barwibagiwe ho gato kuko muri intambara itera bafunze mu byitso nako nibagiye kubwira. Noneho rero mu byitso iyo wavugaga indimi z'Ubugande cyabaga ari ikibazo gikomeye cyane. Badufunze amezi 6 genda fungiye muri gereza ririmo ariko narwo ndarukoresha nta kibazo. Ubwo zibaye 5 twagiye ku Cyongereza. Yes. English. I use it every time and I love how to speak it. Twagiye abantu bashobora kureba noneho subirayo rero subiyo kwa kundi bamenyereye n'ubundi barongera barantuka ariko nabwo nabihoreye ariko noneho wumvishe icyo bivuze mvuga icyo barimo kugenda bavuga. Noneho tugeze aho dutandukanira bitambaganiriza bitambabwiye. Hari ubuhamya twigeze kumva bw'uko bagufunze hanyuma ugaca muri purafo. Aca muri purafo hari yakubise abasirikare byagenze gute? Hari muri 2017. 2017 navuga. Noneho rero icyo ni igitangaza gikomeye cyane. Icyo gihe iwacu hari habaye ibibazo amaze ku bibazo byatewe n'abandi baturage harimo n'abandi benshi cyane. Ariko icyaje gutangaza nuko icyo gihe ngiye bafunze kandi bamaze kumfunga nsanga bashaka kunteza ibibazo kuko namaze kugera mu kasho mfite dosiye yitwa Urugomo. Sinzi ukuntu babigenjeje ndetse nagombaga no guhita nta bukeye bwaho ngiye ko nambona ahubwo banjyanye ahandi hantu hangiye nyine. Ariko bari bahinduye ni cya gihe inanga hari ikibazo cy'abantu babihebe. Kuko icyo gihe cyari ikibazo gihe gikomeye bashyira muri abo ngabo. Ni cya gihe bibaga bakanatera hari ibyihebe icyo gihe birimo gutera. Ndabyibuka. Noneho bashyiraho kugira ngo rero nkunde mererwe nabi. Hanyuma icyo gihe aho banshyize rero nakoresheje urabona ko harashize igihe kirekire ntagikoresha imyitozo nk'iyo ngiye kuko iyo umukijwe ijambo ry'Imana tubwira ngo umuntu yari muri Kristo Yesu ahindukitse cyari mu gishya bya kera bishize. Noneho ariko nzakurira ndavuga nasa ahantu koko ndahava gute biragenda gute. Ubwo rero nibwo nagurutse hanyuma njye muri purafo ngezemo nkura umuriro wose nkoresheje intoki uniza amashanyarazi. Iyo uza amashanyarazi hari isomo ryitwa relais charges électriques. Ni kuvuga charge électrique imwe ni iyo negative ariyo neutre nayo positive ariyo phase. Iyo uhagaze kumbaho n'ubundi nigishijemo abantu bazanyishyura. Iyo uhagaze kumbaho ugafata ku mashanyarazi ntago umuriro gufata keretse ayo wafata aho yari yose phase yonyine gusa. Ngeze ngufashe na ufatanya na netre wahita hinduka itara. Ariko ufashe netre nta muriro n'umusanzwe nta muriro ubamo buryo. Nukuvuga ngufashe phase itonoye uhagaze ku rubaho nta kigutwara. Ahubwo turimo kwiga iryo somo ni nacyo ikimenyetso bakoresheje kuko umwarimu wacu yahise azaduhamagara ko niza amashanyarazi ahashyira ubaho ameza hariya apima phase iramarika ahubwo buri muntu wese agomba gukora. Uzi ikintu yashakaga buriya amashanyarazi abantu bashaka kujya kwiga ari nka 40 10 bonyine akaba bazayakora abandi bagiye mu bindi bayatinya kubera ubwoba. Sa gushika ubwoba rero noneho icyo gihe twege twaragiye dufataho abandi baranga. Iyo umwarimu atanze icyo kizami abashaka kugira ngo arebe abantu bazakora ako kazi n'ubundi barabagumisha mu mashuri bakiga kuko ndibuka ko abo twiganaga bamwe hese bajya kubaza abandi bajya gukora amagare abandi bajya kudoda muri abo ngabo twiganaga. Hanyuma rero iryo somo ryo nakoresheje ngeze hejuru
nagize gutya ndagenda nta pensi nari najyanye birumvikana noneho ndagenda nkora icyo bita dekonegite amashanyarazi nyakuramo maze kuyavanamo biba ngombwa yuko ikibazo cyanjye gikurikiranwa none gusa umuntu ubwo ntiyavuga ko ari nk'ibyo ngigaragambye buriya baraje bagusanze muri pura ntabwo basanzemo cyabaye ikibazo nta muntu wigeze yinjiramo bahamagaje abantu bo mu rugo noneho haza umwana umwe ndabutunga nagenda abwira abantu bo mu rugo baze gukurikirana ikibazo kuko biragaragara ko hano harimo ibintu bitumvikana ubwo rero icyo gihe baraje turabikurikirana biba bigiye ku mucyo kuko icyo gihe mfungo nta muntu umwe wari ubizi hanyuma ubwo biba ngombwa ko ntaha rero wari wagira guti nuko mba ninje mu nzira y'agakiza rero noneho kwinjira mu nzira y'agakiza turakomeza tugere kuri rwa rugendo nangezeho maze gufungurwa aho ngaho muri kasho y'abajepe yo ku Kimihurura noneho naratashye ngeze mu rugo ariko biba ngombwa ko nongera gufungwa amezi 2 kuko burya nagiye i Kanombe n'Indera ntaboroheye hanyuma maze gufunga amezi 2 ariko ngo n'ubundi Ndera wari ufite agace wari warifatiye naho nakubwiye nyine aho hagati y'iyo mihanda ntabwo wajyaga kuhafatira umusoro niho abantu bihishaga bagataha saa 9 urumva ariko ikintu ntari nagera ku gakiza Imana ishinga kuko maze gukizwa y'amafaranga yose naratanze noneho ubwo maze gufungwa amezi 2 ndibaza ibi nibimo n'ibiki wundi tekereza ubundi ubu ngubu waruhuka nk'umwaka umwe wenda ariko gutera amahane ntibyamufasha ariko ari inzira y'Uwiteka ntabizi noneho umwaka umwe ndaruhuka haze kuruhuka Imana yongeraho indi myaka 3 ibine ibaye 4 hanyuma haza kubaho igiterane gikomeye cyane Nyamirambo ndabyibuka hari mu kwezi kwa 7 1990 nagiye ku itariki 14 n'itariki 15 cyari kigiye kurangira baranyigiza ngo ngiye naranze noneho ku itariki 14 nibwo nagiyeyo haba igitangaza gikomeye cyane icyo gihe icyo gitanda cyari kiyobowe n'uwitwa Bonke abantu bose barakizi abantu ba Burundi mu Rwanda no muri Kongo bose barakizi kuko hose yarahanyuze ari mu Rwanda mu Rwanda yarahanyuze no muri Burundi arahanyura no muri Kongo mageze rero nibwo ibitangazo byakoretse buriya gukizwa n'ubuntu wamugana n'ijambo ry'Imana buriya hari abantu binjira mu rusengero akinjiramo atarigeze akizwa akaza kurikiye abandi bagenda uzababwirwa n'iki rero nuzo kuzajya ugenda ubona baruhanya ugasanga muri korari banza kwitanga ugasanga se baragenda bagora ariko burya gakiza kabaho nukubana ngewe nari mpagaze ngiye kumva numva ni nk'umuntu waza agafata imiyaga kubura mu nda hose no mu mutwe hose hanyuma ubwo nakijwe kuri tariki ya 14 z'ukwa 7 1990 maze gukizwa ku itariki ya mbere y'ukwa 10 uhashize amezi angahe saa 3 noneho ndafungwa mu byitso njyana n'abandi mu byitso ibyitso rero umuntu wafunzwe akagaruka ni umunyabugingo kuko abantu benshi cyane ndetse ntibarikinariho ni bakeya cyane wabona twaragiye tumara amezi 6 ariko ngezeyo ntangira umurimo w'Imana utangiye muri gereza hanyuma muri gereza twatangiye umurimo w'Imana rero niho nagezemo njyanye nijoro ngiye ko mbona usa n'umwana w'umuntu araza yambaye imyenda yera arambura ibiganza byangaho agenda yigisha amahanga yose hanyuma bwakeye nditera hejuru ndabona ngenda mbasizemo ndatashye n'ubwana n'iki urabona umwana mu gakiza ariko umuhungu umwe aranyitegereza atari kurabizi birimo kuvuga ni bikimwe yari mu ruhengeri yari urabona baterageza ruhengeri abantu bakuyemo bajyana mu mageza hirya no hino we ntabwo yarafunzwe mu byitso ariko yari yatutse muri transfer nyine arambwira ati se amahanga abantu bari hano ntabwo batutse hirya no hino tangira wigishe utere hano hanyuma ubwo ibindi uzabimenya nyuma ubwo nibwo natangiye uvuga ubutumwa rero ntangira nigisha muri gereza ariko hari ikintu ntakubwiye hari iyo kera navugaga nihuta cyane n'uwenda ushobora kubona ko nirimo kwihuta ariko ibyo mvuga bikumvikana kera ubwo navugaga nihuta cyane ku buryo humvikanaga amagambo make cyane hanyuma rero nibuka ko namaraga kwigisha bakaza bakambaza ati hariya bari batubwiye iki hanyuma haza kuboneka igitangaza rero
hashize amezi 6 kugira ngo twege tuvemo. Imana yakoze igitangaza. Uwari minisitiri w'ubucamanza w'icyo gihe yitwaga Mujyana Martin akajya kuri leta akabanga abantu nabafunguye kandi turimo. Ubwo urumva icyo bihatse kubanga abantu nabafunguye kandi ntabavuyemo. Urumva icyo bishatse kuvuga. Noneho byagera nijoro tukumva imashini zirimo kugenda zicukura ibyobo nyuma ya gereza. Urumva ngo yadufunguye imashini zigacukura inyuma ya gereza. Ibi ni biki? Tujya gusenga Imana. Burya Imana ikora imirimo yose. Hari igihe dushaka kubona hakoretse ibintu tukabona intambara zirahagaze, tukabona indwara z'ibyorezo ziragiye. Nubwo haba hakoze abantu, Imana yakoresheje abantu, nubwo hari abantu binjiye muri ibyo kugira ngo birangire, ariko mu by'ukuri biba byakozwe n'Imana. Turasenga, tumaze gusenga byabaye ngombwa kubirukana wa minisitiri Mujyana Martin. Noneho haza uwitwa Nsanzimana Sylvestre yakoraga muri Oyo Addis Abeba, abari uwa minisitiri w'ubucamanza. Noneho we aza ntari wamujya amatwi kuko Mujyanama we bamujyaga amatwi akavuga ati nguvuga ngo bafunguye ku buryo ntawe uzabatubaza. Hagati aho ngaho ariko hari ikindi gitangaza Imana yakoze. Yohereje komite ya Croix Rouge International bavuye Geneve. Geneve ni mu Busuwisi. Noneho baraza bandika imyirondoro yacu. Uzi ikintu bakoze? Banditse buri imyirondoro yacu yose barayandika bajyana ahantu hatatu. Umwe bayohereza muri perezidansi yo mu Rwanda hano nyine, iyindi bayohereza RPF, izindi bazijyana iwabo Geneve. Ubwo tumenyekanye ko duhari rero ntabwo bari baza ko duhari ku buryo niyo dupfa nta n'uwari ko dukurikirana. Hanyuma rubwo icyo gihe Nsanzimana aje aravuga ati njyewe ntabwo nemera ko ibyo mukora, nta muntu ufungwa amezi 6 atari yaburana. Babyitaga priveni. Mubafungure none muri kubafungura muhanze mubabaze umuntu haturutse n'ukuntu yaje, none mubafungure batahe muzakurikirana inyuma. Uko niko twavuyemo. Baratubajije turataha. Ngeze mu rugo ubwo nibwo natangiye gukora umurimo Imana ku musozi munini, hari inganda zubatse kuko niho urusengero rwa ruri. Nuko nafunguwe ntangira umurimo w'Imana. Hanyuma wenda dusatira umusozo, urumva inzira wanyuzemo zo ku ngoma ya mbere yabanje no ku ngoma iyi ngiyi uriho, ne kuba mu buzima bwo gukora ibyaha n'ubuzima bwa gikristo. Uramanza utubwire ingoma uko wayibayemo nuko wayibonye n'icyo wabonye muri iyi ngoma turiho ubu ngubu kuri ubu buyobozi dufite ubu ngubu. Hanyuma ibindi turagarukaho nyuma. Ni ukuvuga ikintu cya mbere nabonye mu ino ngoma irusha iriya ya mbere. Yego. Nuko nta vangura igira. Yego. Cya mbere ari mu mashuri abantu bajya kwiga bose. Igisirikare ntibirirwa kubaza ngo urahehe. Ikindi kintu badukoreye ari nk'ikintu cy'igisebo kuvana mo ku marangamuntu. Noneho bese buno butegetsi bukora byinshi cyane bikomeye cyane bitandukanye n'ibya mbere. Ikindi nta bakunda kugira karengane, niba gufunza gufunga bakoze icyaha. Yego. Ariko mbere ho barakurenganya gusanga bagufunza nta n'ikintu wakoze. By'umwihariko bakundaga kurenganya komine Rurungo cyane, nongere nyigaruke. Ageze muri gereza muri 1984. Ngiye kuyansanga abantu bose n'abari mu komine Rurungo. Niyo ndabaza ko ubundi iyi Disney ko taranti yocyuwe komine Rurungo. Gusa harimo itandukaniro cyane, harimo hagati y'ire guverinoma ya mbere n'ingi rinini cyane. Ambo uragira uti cyambere nabonye nuko hari ibintu bahinduye, hari ibintu byahindutse. Turashimira leta y'u Rwanda, turashimira ubuyobozi bw'u Rwanda, turashimira abanyarwanda kuba iki gihe, kuba iyi ngoma, kuba iyi miyoborere itandukanye n'iyatambutse. Rwose babyumve bayobozi mutuyoboye, ngabo mwarwanya urugamba, abayobozi muri ubu ngubu turabashimira igikorwa cyiza mwakoze, kuba nta vanguramoko, kuba nta hezwa, kuba buri muntu uwo ari we wese afite ubwisanzure mu gihugu cye, kuba nta karengane kabaho. Turabashimira, muri abantu beza. Tugaruke ukiri umunyabyaha rero utarakizwa, hari uwo wari uriwe n'uwo uriwe uyu munsi. Byo ubibona uti? Ni iyihe nama wahita ugira abantu dukurikiye? Inama nagira abantu ni kuri rya jambo nyine rivuga ngo umuntu ari muri Kristo Yesu
abahindutse cyane mu gihe bya kera bishize bagakizwa bakava mu ngeso mbi bagenderagamo kuko nta mahoro y'abanyabyaha. Ibyo byose nabikoraga niratangira mugira gute ariko ejo nakunzwe, ejo byagenze gute, urumva ko nta kintu kizima nabonaga. Hanyuma rero iyo umuntu amaze gukizwa ikintu cya mbere abona ni amahoro mu mutima. Abadukurikiye ndagira ngo dusoze n'ubundi ubaherekeresha umuziki, ataza kugira ngo twaganiye gusa ariko tubicisha irungu. Indirimbo ngiye kuririmba rero iragendana n'ijambo rimwe muri Yakobo igice cya mbere 12. Yego. Niba ngo harirwa wihangane mugerageza namara kwemeza abona ikamba ry'ubugingo. Yego. Ningira ngo nongere mbone no kubwira abantu kuko urabona iyo turi mu byaha tugihura n'ibyago bikomeye cyane bakadufunga tugapfa nabi ibintu bikazambagatana, ariko iyo umuntu amaze gukizwa hari ikintu cyitwa ibigeragezo. Impamvu ibigeragezo ni iyiherera. Izahabu buriya iyo bamaze kuyicukura kugira ngo bamenye ko ari izahabu y'ukuri barabanza bakayitwika, igeragereshwa umuriro niko ijambo ry'Imana tubwiye. Noneho rero nukuvuga ngo nawe iyo umaze gukizwa hagomba kubaho ibigeragezo ari wo muriro kuko Imana ikura yigishyira ikoresheje nyine ibyo bigeragezo kuko birigisha. Satani nawe arimo kugushuka avuga ati ariko ubundi waberetse gutya na gutya ko bimeze gutya na gutya, uzumva abantu bavuga ariko Imana ngo byangendekeye gutya na gutya. Ayo magambo uzabimva n'abantu, ariko ni ngombwa ko habaho ibigeragezo kugira ngo noneho umuntu namara kwemerwa abone ikamba ry'ubugingo, azabona ikamba ry'ubugingo. Satani nawe abaza avuga ati ntubone indwara, ubuse ko kwice, ubuse ko bikene ibintu nk'ibyo ngibyo, ubundi bikumara iki ibintu nk'ibyo ngibyo. Uri hagati aha ngaha rero, ubwo hagati aho nkababwira abantu ngo nibahura n'ibigeragezo ntibazajya Imana yabaretse. Iyo ndirimbo rero niyo ngiye kuririmba yitwa Ibigeragezo. Yego. Ibigeragezo bitabayeho ntiwaba uri mu rugendo, intambara zitabayeho ntiwaba ufite Imana, ibibazo bitabayeho ntiwaba uri muri isi. Ibigeragezo bitabayeho ntiwaba uri mu rugendo, intambara zitabayeho ntiwaba ufite Imana, ibibazo bitabayeho ntiwaba uri kuri isi. Indwara zitabayeho ntiwaba ufite umubiri, ukene niwugutera jya wihangana utuje, ibyo byose bizashoboka ntabwo ari karemano, ibyo byose bizashoboka ntabwo ari karemano. Indwara zitabayeho ntiwaba ufite umubiri, ukene niwugutera jya wihangana utuje, ibyo byose bizashoboka ntabwo ari karemano, ibyo byose bizashoboka ntabwo ari karemano. Imisozi yose unyura byiza mu kutuje, ibikombe n'amata bajya binyura musenga, aho ni umwami Yesu ajya apimira abagenzi nyakuri, aho ni umwami Yesu ajya apimira abagenzi nyakuri. Imisozi yose unyura byiza mu kutuje, ibikombe n'amata bajya binyura musenga, aho ni umwami Yesu ajya apimira abagenzi nyakuri, aho ni umwami Yesu ajya apimira abagenzi nyakuri, aho ni umwami Yesu ajya apimira abagenzi nyakuri. Wari umuziki nanjye nkaba umucuranga ko nkaba umuririmbyi. Moye turagushimiye kubw'ikiganiro cyiza uduhaye, twizere ko n'ubutane tugutumira uzagaruka. Nanjye ndabashimiye, ndahari n'ubundi igihe cyose muzaba mushaka ko tuganira iyo nzaboneka. Hari nk'uwifuza kuvugana nawe yakubona gute? Nimero ya telefone yambonera kuri 0783 30 40 29.
ongera rimwe. 078 340 29. namwe mwari mudukurikiye, reka tubifurize gukomeza kugubwa neza. Shalom shalom.